no muri Afrika muri rusange ntago bashaka kuhava oya bashyizeho systeme zituma bazajya bahaza mu buryo buboroheye kandi nyine bitabagoye nibwo batangiye kujya bashyiraho ubutegetsi bw'abasuzugura bakabuvanaho bagashyiraho uburyo bw'uburezi ukiga ibintu bashaka ko wiga muri abantu benshi muri Afrika twize kuba bakarani men njyewe nzi umuntu wakoze itara iri ry'amashanyarazi yego naramwize musubiramo mvugwa niga warivumbuye niga uwaryimprovinze rikarigiza kurushaho niga n'umuntu warigejeje ku isoko niga wenda n'amakampani yaricuruzaga ariko nta muntu wigeze ambwira ati uko barikora nibwo n'ibihugu byinshi byagiye bibona ubwigenge nyuma yabo ibihugu byinshi bitangira kubona ubwigenge ejo muri 1991 ariko nanone mbona ko muri icyo gihe Afrika nibwo yari itangiye guhumuka n'abanyafrika bahumuka ariko ni nabwo abanyaburayi badukubise umutego wa hatari kuko niwibuka neza nibwo abantu bose bari bafite vision nziza kuri Afrika nicyo gihe biciwemo neza kirayibona kigakora calcule nono kikayohereza indi kikayirasira mu kirere nubwo bwirinzi bose rero barabufite ndetse Barusiya bafite buri hejuru cyane gereranyije rwose n'ubwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikibazo gihari gusa ikarita y'Uburayi igabanya ibice igabanya Uburusiya bugabana n'ibice byo mu majyaruguru y'Uburayi birazira Scandinavie nari ndimo kuganaho uyu munsi hari misile nabonye Putin ayivugaho no muri Ukraine yarakoreshejwe hari na intercontinental ballistic hari yayo harimo za Satani kabiri n'iki urumva cyane cyane ariko kuri Kinjal ni technology bivugwa ko kugeza uyu munsi umunyamerika bimugoye kuba yayigeraho haba mu kuba yayitunga cyangwa se no kuba yagira technology yo kuyihagarika Let's a bit on the beat. Yes ikaze nanone kuri Waka podcast nizere ko aho mukomeje kugubwa neza nizere ko ibihe bikomeje kubamerera neza aho muri hose uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bitandukanye uyu munsi turi kumwe n'inararibonye turi kumwe n'umuntu numva ko afite byinshi yatubwira kuko dufite n'amatsiko benshi dufite kutamenya kubera ko ibyinshi biba turi busy ibyinshi biba natwe turi mu bindi kuko kubera ama social media n'iki abantu bari mu bintu bitandukanye akenshi ugasanga nibiri ngombwa ntago tubizi uyu munsi rero ndi kumwe n'umuvandimwe ikaze my brother asante sana Rafiki bimeze bite ibintu n'amahoro cyane ndagushimiye kuba uyu munsi waduhaye akanyu kaza muri Waka podcast nanjye nishimiye kuba nje kuri Waka podcast haleluya izina ryiza cyane haleluya duheruka kuba turi kumwe vuba kuri podcast y'umuvandimwe Badurama twaganiriye byinshi tuganira ku byatubayeho muri covid tuganira no ku ngaruka zayo mu gakeya tuganira ku ntambara iri kubera muri Ukraine tuganira no kuri bloke zirimo kugenda zibumba hirya no hino ku isi rero ndumva mu kiganiro cy'uyu munsi ntago ndi butinde njya muri introduction cyangwa se iki abantu barakuzi uri umuntu abantu bakurikirana cyane nge mba numva buri wese ari umufana n'ukuntu nanjye ndi umufana anyways asante so kuba tanze ariko ubwo ashaka ko hari abantu batanzi nitwa GEDEON nirenganya nkaba ndi umuproducer w'ibiganiro nkaba umunyamakuru nkaba n'umuturage w'u Rwanda akaba ari umuntu mukunda gukurikirana kuri chaîne ya YouTube aho agenda aduha amakuru atandukanye cyangwa se akatugerera mu mateka aho byabereye naho nuko byagenze tutari tuza kenshi byinshi njya mbyumva byarantsindaga mu ishuri nabyumva mu kiganiro cyawe nkavuga ati ibintu byantsindaga gute ko no kubera ukuntu babikwigishaga none uzi ikintu kiba kibabaje usanga abari mu mwanya nari ndimo muri kiriya gihe ntsindwa ntago baha umwanya ibiganiro ngo babyumve kandi ugasanga ibyo bintu mu masomo sometimes birabatsinda of course kubera ko uburyo twigishwa nyine twigishwa mu buryo design itatubereye
buriya design bira byitwa curriculum bafite ukuntu babikora mu buryo buri global bakavuga ngo isomo rigomba kuba riteguye gutya rikava rikajya bira nibyo bya mbere bidutsinda buriya kuko ubundi tuvuge buriya ufasha umunyarwanda arya kangahe ku munsi tuvuge kabiri hanyuma se akora urugendo rungana gutajya ku ishuri rurerure cyangwa rugufiya agenda n'iki n'amaguru yatashye yumva iki areba iki agira telefone agira gute uwo muntu ntabwo ushaka kumudesigningira curriculum ikoze nk'iy'umunyakenya cyangwa nk'iy'umunyamerika cyangwa nk'iy'umugande cyangwa ngo iya design rero impamvu kenshi dutsindwa nuko design ya curriculum itatubereye buriya bigiramo uruhare cyane ntabwo ushobora kuza nyine ngo ubwire umuntu ngo ngo ngwino wige ngo amateka first of all amateka ni ikintu biga ariko ukakireka kigaflowinga mu buryo buri natural niyo mpamvu uri aba storytellers abantu barabakunda cyane niyo mpamvu tugukunda bishingiye kuri design ya curriculum. None se wenda twagaheraho tukaganiraho gatoya umuntu yakwibaza ati ibihugu byacu bimaze igihe kinini byigenga birwana no kuzamura ikintu cyitwa uburezi abanyafrika baragiye hanze barize ku buryo ngo umuntu yavuga ko abanyafrika bari ku rwego rwo hejuru nubwo wenda ugiye mu ijanisha abatarize nabo baracyari benshi ariko nabize barahari kandi bize ku rwego rwo hejuru ni kuki hatarabaho icyo kintu cya curriculum ibereye ishobora kubera education yacu ku buryo niba ari orere y'amasomo abumva igifaransa tugakora ibintu umwana aziga ariko mbese bibereye umwana w'umunyarwanda sinzi niba uri kubyumva hari akantu gatoya uvuze ariko ngiye mpora nshalenjinga ko ibihugu bya Afurika bimaze igihe bifite ubwigenge ko nakambere kandi ko ngo abanyafurika bagiye biga bakiga cyane twombi ndaducalenjinga impamvu nta yindi buriya ibihugu bya Afurika ntabwo byigenze mu buryo bwuzuye abazungu baduhaye ikintu gisa so called icyo wakwita ubwigenge abamaze kuduha icyo twita ubwigenge twebwe ntitwanabibona abanyafurika benshi ntabwo babibonye ko tutabonye ubwigenge ahubwo dutangira kwenjoyinga ikintu kidahari bituviramo n'amakosa menshi dufata urugero nk'ibihugu by'u Rwanda Burundi Congo reka nayo kuvuga igihugu kimwe kugira ngo bitagira ariko urumva niba baguhaye ubwigenge hanyuma ugasanga reka dufate urugero nko mu Rwanda baduha ubwigenge buriya minisitiri wa mbere w'ingabo yari umuzungu minisitiri wa finance yari umuzungu uwa affaires étrangères yari umuzungu presidence nayo yarimo umwirabura urumva abaminisitiri benshi bari ababirigi ibyo bivuyeho bakaguha ubwigenge ariko ugasanga n'ubundi ubwigenge baguhaye nta kintu gihari wabukoresha kuko mbere yo gutegeka urabanza ukabaza ati se mbigenze kuko cyane cyane nk'ababirigi bo bagiye bakurura ibibazo byinshi abantu bategetse kubera ko kudashaka kuhava tujya nko mu Rwanda n'u Burundi kubera kudashaka kuvanayo akaboko bakoraga systeme ituma batahava ku buryo umutegetsi cyangwa ubutegetsi bashyizeho aho muri Afurika byitwa ko babwigenge n'undi baguma bakawunyuramo bigarukira ahubwo ni nabyo byaboroheraga buriya nibwo ikino no mu buryo bw'isi yose buriya muri rusange Afurika ujya wumva ikintu bita imperialism cyangwa se neocolonialism buriya abazungu kubera ukuntu Afurika iri potential no muri Afurika muri rusange ntago bashaka kuhava bashyizeho systeme zituma bazajya bahaza mu buryo buboroheye kandi nyine bitabagoye nibwo batangiye kujya bashyiraho ubutegetsi bwabasuzugura bakabuvanaho bagashyiraho uburyo bw'uburezi ukiga ibintu bashaka ko wiga buri abantu benshi muri Afurika twize kuba abakarani twize kuba abantu b'abakarani donc kwa kumuzungu abizi yuko ariko uribaza njya ntera story abantu njyewe nzi umuntu wakoze itara iri ry'amashanyarazi naramwize musubiramo mvuga niga uwarivumbuye niga uwaryimprovinze rikaba ryiza kurushaho niga n'umuntu warigejeje ku isoko niga wenda n'amakampani yaricuruzaga ariko nta muntu wigeze ambwira ati uko barikora
mu by'ukuri ubwo narize cyangwa bangije amazina y'abantu babo y'abajama babo bagiye bavumbura twese tuzi umuntu witwa Graham Bell ko yavumbuye telefone bakakubwira bati nyuma ye haje undi arayikosora igira cya kugeza ibaye iyi ngiyi dufite ariko nta muntu wakwibeshya ngo akubwira ati ajya kuyivumbura rero yafashe icyateranya iki wari wabyiga wowe ati mbere akora telefone yafashe akantu ateranyaho akandi noneho birapfa ariko yateranyije akanaka hari ibyo bakugishije barabwira ati mwari muzi ko umuntu wavumbuye telefone ari Graham Bell ukabifata mu mutwe ukumva wize nubwo bureza abazungu gufata amatariki ngo revolution hehe nibyo bashaka ko twiga buryo ibyo bintu rero ubundi batwitaga ngo ni les évolués kandi ko twari turevoliwe abanyafrika barevoliwe kuba evoliwe no gusirimuka bya kinyaburayi rwose twarasirimutse kurisha amakanya c'est bien kwicara ku meza c'est bien gukata ubwanwa c'est bien guconga umusatsi c'est bien kwambara amashati ateye ipasi c'est bien costume avec des cravates kuryama kuri matera ugenda mu modoka you know kugira imbwa nkiza kujya muri restaurant amabistro batwigisha kunywa ikawa twarasirimutse ako ntabwo twize nibyo voici le problème nkeka ko rero hari nabyo bigikurura ibibazo bimwe na bimwe dufite ubu ngubu ahubwo ubu ngubu nyuma yo kubona yuko ko buriya abanyafurika benshi bahumutse nyuma y'intambara y'ubutita nibwo n'ibihugu byinshi byagiye bibona ubwigenge nyuma yaho ibihugu byinshi bitangira kubona ubwigenge ejo muri 1991 ariko nanone mbona ko muri icyo gihe Afrika nibwo yari itangiye guhumuka n'abanyafrika bahumuka ariko ni nabwo abanyaburayi badukubise umutego hatari kuko niwibuka neza nibwo abantu bose bari bafite vision nziza kuri Afrika nicyo gihe biciwemo muri kiriya gihe cy'intambara y'ubutita kiriya gihe cy'intambara y'ubutita rero abantu benshi b'abanyafrika buriya navuga ko babaye inzirakarengane yo gushaka ahubwo kwibohora kuko hari abanyafrika bamwe babibonye yuko ibintu baduha atari ubwigenge ahubwo baravuga bati nibura muduhaye inzira yo gutangira procedure yo kwigenga aho bantu rero bahitaga babarangiza hariho hapfiremo ba Thomas Sankara ba Lumumba ni benshi bapfuye muri icyo gihe bahise basimbuzwa babandi wavugaga uzajya bakabazi ko ariho kubera umubirigi cyangwa ariho kubera umufaransa cyangwa umwongereza cyangwa icyo gihe cyose azakora agomba gutanga report kwa boss kenshi wasangaga rega banasavinga bariya aho gusavinga abaturage niko byagenda njye mvuga ko ari nayo mpamvu umuntu nka Paul Biya bakiri ku butegetsi kugeza uyu munsi kuko umuntu w'igisavinga aracyasavinga abametre biwe kandi none ikintu kibabaje kirimo n'uburyarya bukomeye kuri iyi si nta nahamwe uzigera wumva bavuga kuri Paul Biya ntabwo bishoboka ariko Mugabe yararirimbwa ubu bari kuvuga Museveni bari kuvuga abandi ari kuriya nta hantu uzumva bamuvuga kandi hari ibibazo by'abavuga igifaransa bavuga icyongereza mbese hari ibibazo byinshi bishobora gutuma wakwibaza kuri Paul Biya muri Cameroon nahoze nsoma hari umugabo w'umunyakameruni wamwanditseho ari kuvuga ngo ukuntu ari umusitwaye w'umufaransa ukunda gusura Cameroon n'umuturage w'ubufaransa unyaruka kenshi agasura Cameroon twaragoye rwose mu gihe perezida w'ubufaransa yavuze icyongereza bibazwa kuki kuvuga urundi rurimi rw'ikindi gihugu gusa naho wowe ukumva noneho uwo muntu yandikamo ingero avuga ukuntu Paul Biya hagati ya 2016 na 2020 ntigeze akoresha inama ya guverinoma imyaka ine ntabwo akoresheje inama ya government kuno tubona ngo mu rugwiro this afternoon perezida no mu bindi bihugu na hehe perezida bagomba guhura na bagatanga briefing imyaka ine ubwo hari umupambu uri hari usinye ibintu byo mu usinye ibintu aho ngaho yari muri pare ye aho ngaho mu Bufaransa harya ategeka ati Rafiki navuze ngo bakwirukane ntukiri ministre ukagenda unarebye mu bihugu abafaransa basigaranye muri Afrika ni Cameroon irimo harimo Cote d'Ivoire bakozemo ibintu Cote d'Ivoire hakaba Senegal iri kubipakurura gake za Mali zarangije kubona yuko ari igihuha mu by'ukuri zarangije zamaze kuvayo zo ingaruka zabyo ntizabura nko muri za Mali na hehe muri za Guinea ariko nyine
abantu benshi hari abantu babibonye ko ari igihuha. Ese buriya ubona Macky Sall kuba atidekarana ngo afate side atari ugutinya ko afite opposition muri iki gihe mbona nayo itamworoheye? Macky Sall afite opposition kandi ifite imbaraga. Ubona ko mu minsi mishya amaze iminsi ari imyigaragambyo. Iyo uri muri situation nk'iriya rero ntago wikururira n'ibindi bibazo cyangwa ntago ubyutsa ibyasaga n'ibisinzire kugira ngo nabyo bize. Nyaka ko Macky Sall arimo aragerageza kureba ukuntu yahangana na biriya bibazo by'imbere aho imyigaragambyo ahangane na opposition itamworoheye na gatoya. Ariko nawe bamwita rero umuperezida uri weak cyane. Abantu bundi bamukundira ko ari gentleman. Umuntu ugaragara neza ufite isura imeze nk'iya convincing abantu, Hari ijambo ryabaga muri Bibiliya gira ngo ni Imana ni umuhanuzi Samuel waribwiraga Dawidi. None yaribwiraga famille ya Dawidi. Imana ngo iravuga ngo ntago rega ndebe uburebure bw'umuntu ngo cyangwa uburanga bw'umuntu ngo ngiye ntoranya umutima. Abanyasenegal rero benshi baje gusanga ngo rubura. Anyway, niyo hari umunyasenegal uri kutwumva ntabwo ibyo tubihimbye, nibyo tubona byandikwa abantu bavuga ko nyine atari umugabo w'igitangaza cyane mu kazi ka politike, ko bashobora kuba bamwe barakuruwe cyane n'ukuntu ateye kurusha ibitekerezo. Nawe rero akaba ngiye mbona nawe yitwararika cyane kubera ko agize nk'ikintu gituma abafaransa bamukuraho amaboko. Opposition afite ndumva yahitigira ingufu ku buryo yakumva ubutegetsi bwe buri mu kaga. Of course, ni nayo mpamvu buriya yanga gukoma nyine ngakomera utendera akavuga ati okay reka ngumye mbi twari gutya mbigenze gake. Hari ikintu muri iyi minsi cyabaye gitangaje nyine twari tukivuga kuri icyo kintu cyo ko baduhaye ubwigenge bakaduha ubwigenge bw'igice. Ikintu kinini bitwazaga bavugaga ko nta bushobozi dufite, nta bwenge abanyafrika bafite bwo kwiyobora, nta bwenge dufite bwo kwifatira ibyemezo. Ibyo bintu babivuze no ku Buhinde. Bamaze mu gihe bahaga ubwigenge Abahinde, urumva birukana Abongereza, nabo Abongereza benshi abayobozi mu nzego zikomeye z'Abongereza bagiye bafata position bakavuga bati turi kubaho ubwigenge ariko ntabwo mufite ubushobozi bwo kwiyobora, nta bushobozi mufite bwo gufata ibyemezo byabagirira akamaro. Uyu munsi twabonye babongereza bavugaga cya kintu. Uyu munsi ministre wabo n'umuhinde, yego, meya wa Londres n'umunyapakistan. Hari kimwe muri biriya bihugu bigize ubwami bw'Abongereza niba ari ndaza kukiba Scotland cya Wales. Scotland yoborwa nayo n'umupakistan. Ubu ngubu batoye uyiyobora umuministre wabo ngo n'umunyapakistan. Urumva amateka adatangiye kubabwira. Ubwongereza ntago butandukanye cyane ngo ntibutandukanye cyane n'ibindi bihugu byakolonije, ariko burabwo bufitemo agatandukaniro gatoya. Abakoloniza bose bari bamwe, ariko urebye usanga nk'Abongereza cyane Abadage ntitwabonye neza, ntago twabonye umwanya wo kubareba neza kuko batamaze igihe. Umwami yavuze ko bari beza. Musinga. Ariko wenda wasanga nawe ari uko yabaje bari babi cyane. Abigereranya n'Ababirigi fete. Ariko rero byanaba byo nubwo utabihamya neza 100%. Buri umukoloniza wese rega bari umukoloniza. Gusa giyo ndebye nka systeme zo gukoloniza z'Abongereza n'iz'abandi basigaye, mbona harimo itandukaniro ritoya tuzitaye ko ari abakoloniza bose. Urabona nk'izo systeme z'uburezi twavugaga, Abongereza bari mu bantu ba mbere bazanye systeme bigisha iwabo ba implementing ahantu bakolonizaga. Wenda ikibazo kikaba kuba yagera kuri bose, ariko baremera barabizana. Urebye tuvuge ibihugu nka za Tanzania, Kenya, Uganda, biri mu bihugu byagize ama university kera cyane. Kera rwose. N'abayobozi bayobora ibi bihugu bagiye baca muri biriya bihugu. Bagiye baca kandi ugasanga ni ama university akomeye, amashuri bashyizeho n'amashuri akaze. Ikindi buri Abongereza bakoze gikomeye cyane ni ukwigisha abantu gusurvivinga badashingiye ku buhinzi n'ubworozi. Ibyo bintu Abongereza
bagerageje kubyigisha mbere. Buriya ibihugu nka za Tanzania ni ibihugu byagize abacuruzi bakomeye cyane muri za 40 za 20. Yego. 20-30 rwose bafite abacuruzi bambuka inyanja bagatwara amakontineri. Kubera iki? Kubera yuko umukoloniza navuze ngo buri gihe aba ari umukoloniza, ariko hari igihe usanga barutana akantu. Ubwongereza bwagerageje gusa nk'abafunguramo akantu abandi batafunguye. Abantu bavuga ko abongereza ahantu henshi bagiye bafata babaga bafite gahunda yo kuhaba burundu hakaba mu Bwongereza. Yego. Bitandukanye wenda ari nacyo kibazo buri Afrika y'Epfo yagize. Afrika y'Epfo abongereza bayigezeho baravuga bati gahunda yacu ntimuyizi se, ni ukuza hano tukakora home. Abanyafurika y'Epfo basanga ntibyashoboka. Nabo Mugabe, abantu bibuka babo Mugabe yirukanye muri Zimbabwe nabitwa abanyazimbabwe b'abazungu batuye. No mu Buhinde rero ntibakoze ibitandukanye n'ibyo, kuko bo n'ubutegetsi bwabo bwari systeme indirect. Barazaga bakaba uburenganzira bwo gushyiraho abayobozi, wenda bakabategekeramo cyangwa bakabwira ibyo bakora, ariko nibura umuntu ugutegeka umwegereye umubona ko ari umugenzi wawe. Bafite akantu barekuyemo. Ako kantu ko kurekura rero katumye le monde anglophone kuva kera mu bukoroni hari ibintu bitwa ngo épanouissement. Donc iyo yabaye nk'ifunguka, iba nk'ifunguka mbere y'izindi monde zakolonizwaga, ku buryo buriya urabona nk'igisirikare cy'abongereza muri Afrika cyari mu bisirikare bikomeye cyane. Nk'igisirikare cy'abongereza cyabaye mu Bugande, cyangwa abantu b'Abagande babaye mu gisirikare cy'abongereza muri Kenya, muri Kenya, muri hehe aho za Zimbabwe na Zambia. Afrika y'Epfo byari ibihugu bifite igisirikare gikomeye cyashinzwe n'abongereza. Ako kantu ko kurekura rero katumye kuba isi yakolonizwaga n'Ubwongereza yarashibutse mbere y'izindi, bituma nyine hashobora kuvamo n'umuryango wazavamo Minisitiri Rishi Sunak w'Umuhinde. Urumva? Bituma hashobora kuzavamo umunyapakistani uyobora umujyi wa Londres. Ibintu nk'ibyo. Ariko icyo navugaga nyine nuko uretse ko nanone ntararenga aho ngaho, twibuka ko biriya bihugu byo muri Aziya nubwo babikolonizaga kubera ko ariko umuryango w'abibumbye wari wasaga naho utari ufite ikintu wakora ngo ntibikolonizwe, ariko byari ibihugu bisanzwe biteye imbere. Civilisation y'Abahinde ni ya kera. Nyine icyo navugaga ngewe ni ikijyanye n'imyumvire y'abaturage. Imyumvire y'abaturage batuye ibyo bihugu by'Ubwongereza byadukolonije cyangwa se byakolonije n'ahandi n'iby'Ababiligi, kumva ko noneho uyu munsi wa wundi wari umukolonizwa bavugaga ko nta bushobozi afite bwo kuba yakwiyobora, bashobora kubonamo umuntu uturukamo wabayobora, akajya kubayobora. Sintekereza ko ari ibintu bigeze batekereza bapanga. Nabo barabibona ko nyine amateka atangiye kwigisha ibyo batigeze batekereza ko bakwiga. Ariko nanone buriya abongereza ni abantu twabita nk'aba opportuniste. Ni abantu baprofita ahantu hari nk'amahirwe, kuko buriya kuba Rishi Sunak afite inkomoko mu Buhinde akagenda akayobora Ubwongereza bifite inzira bifungura nanone ku Bongereza muri biriya bice by'igihugu bya Aziya y'Uburasirazuba. Ibyo bintu babikoze rega buriya kuva kera niko Amerika yashinzwe. Bafitemo akantu ka opportunisme ko gushakisha akantu katuma bagaragara kuri urwo rwego runaka mpuzamahanga, uretse ko tutanakwirengagiza yuko nyine ubwo hari igihe uwahigaga ahinduka umuhigi, uwahigaga ahinduka uhigwa. Nabyo bibaho. Ubu ngubu nyine ni ibintu tuzagenda turushaho kuganira, kuko ni amateka maremare. Ni amateka maremare y'uruhererekane agenda akagera nyine aho uyu munsi ari umwirabura cyangwa se umuhinda ashobora kuyobora biriya bihugu mu bihugu byadukolonije. Ariko noneho wenda tuvuye kuri icyo ngicyo, noneho bijyanye n'ayo mateka n'ibi bihugu ushize twari twaganiye ku mabloke arimo kugenda yibumba, bijyanye kuri aya mateka turimo turavuga y'abantu bagiye badukoloniza, naho bagiye na nyuma yaho uburyo biriya bihugu byagiye bihugu bikomeye n'uburyo byagiye biyoboramo isi bihohotera ibihugu byinshi, nk'uko wenda ngiye mu magambo nakoresha. Uyu munsi iyo urebye ubona inzira
ejo irimo kutujyana hehe? Turacyarimo hahandi abametre bagifite ijambo rikomeye uyu munsi? abametre bizagorana ko batakaza ijambo. Buriya isi idizayininze ku buryo isi dizayininze ku buryo itwereka ko ikurikiza amategeko, ariko ubundi isi iracyari jango. Isi iracyari jango n'amategeko igenderaho na ya jango. Ce qui est plus fort ni surviving. Ukomeye ahitamo uko abandi bagomba kubaho. Ahubwo wenda bariya ba plus fort bo hagati yabo. Kubera ko nabo bahora barwana, hari igihe bacurika ikibuga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nyuma y'intambara y'ubutita, reka bariho duhera nko mu guhera za 90. Hari igihe twabonye metre umwe n'abandi bungiriza bari ko tuzi ko ari umwe. Metre arayobora, ariko aho ibintu bigereye ahangaha abantu batangiye kuvuga batoya ntago waguma muri metre umwe. Hejuru y'ikisi batangiye kuvuga ati tubisubiremo, kandi urugendo rwaratangiye. Icyo gihe abametre bazaba benshi, cyangwa se abametre ni bashobora kubona guhangana bitazashoboka, bakumvikana uko bayobora isi ari abametre benshi. Ariko igice kitarimo abametre cyangwa igice kidafite imbaraga kizagomba kugendera munsi y'abametre nta kundi. Isi ni jungle Rafiki, iyi ngiyi ni ishyamba tugendera kuri. Ngewe mba numva navuga nti ngewe ukuntu mba mbitekereza navuga ati ko twari dufite igihugu kimwe kiyobora isi yose, kubyumva aricyo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nkumva niba harimo kuzamo izindi mbaraga hirya no hino, ari ikintu kizatuma n'abanyafrika badakandamizwa nkuko bakandamizwaga. Ukaba ufite choices zitandukanye. Choices zizo zishobora kuzabaho, ariko nanone ntago umuserviteri n'umubosi bashobora kurira ku meza amwe buri gihe cyose, ntago bizashoboka. Hazaguma hariho abantu baba profitwa cyangwa se basimbukira ku ntugu zabo, habe n'abandi bo hejuru bahora ari abametre nyine nk'uko turi kubivuga. Ikizahinduka nuko uyu munsi niba wowe Rafiki watuyoboraga turi 5, muri 5 hakavamo undi umwe akenda kungana nkawe, uzatangira kumubwira uti rero kubera ko ntashobora kubayobora jyenyine wabyanze, reka twumvikane uko tubayobora bombi. Icyo gihe babandi bane basigaye ugomba kuyobora bazamera nk'abantu bagize amahitamo. Twegamire se kuri Rafiki cyangwa kururiye, namwe mutangire kuvuga umutariko reka tworoshye, reka noroshye imigozi na kanyagaga reka nyoroshye, kugira ngo bari abantu wenda batajya ku rundi ruhande cyangwa bitagenda gutya. Ikizaba gishobora kuba na kiza ni equilibre de force. Imbaraga zisa naho ziringaniye zitegeka. None ikintu umuntu yakwibaza, ubona biteguye kubikora mu mahoro cyangwa ngiye mbona bari bazabirwaniramo? Ntago biteguye kubikora mu mahoro, kuko iyo biba biteguye kubikora mu mahoro byarakunze. Nta nubwo byari kurenga, iyo biba ku mahoro n'intambara utse ntiyari kuba. Urumva? Rero kubera ko bitashobotse ko biba mu mahoro, bigomba kuba ku kiguzi cy'amaraso. Niko bimeze rero. Kandi ngira ngo byaratangiye, urabibona uwo munsi. Ubuse wavuga ko intambara iri muri Ukraine rega, hari nubwo utashyira Ukraine hakajya tuvuge nka ikindi gihugu, n'ubundi iriya ntambara yakomeza. Ukraine ni urwitwazo. Njyewe Ukraine mbona muri iki gihe ari ahantu ni nk'ahantu barimo gutestingira who is the most powerful Chris. Ni igice bashyizeho cy'ubutaka bugowe cyo kugeragerezaho imbaraga. Nta kintu Ukraine imaze hariya. Reka tujye muri icyo kintu noneho. Abantu benshi bari mu kintu cyo kutamenya, nk'abantu nagiye nganira bo niki, ntabwo baramenya imbaraga z'Abarusiya, iz'Abashinwa n'iz'Abanyamerika mu byo tuzi biri hanze mu bijyanye n'ibya gisirikare. Nakurikiye ikiganiro wabikozeho, numva uwashaka kubijya in deep yajya kuri YouTube channel yawe akaba yareba icyo kiganiro. Ariko muri iki gihe ubona technology cyane mu bijyanye na za misile, byumva, kubera ko
niho biriya bihugu bikomeye nibirwana nicyo bizakoresha. Ubona kuri uyu munsi Amerika irarinzwe cyangwa se wa mutaka wabo batubwiraga uri vulnerable kuko test iri kubera muri Ukraine nawe urayikurikira? Amerika rero irarinzwe, ni igihugu cy'igihangange gikomeye kandi, ariko n'ibindi bihugu byatangiye kwirinda nyine, byabonye yuko bigomba kwirinda byanze bikunze. Iyo tuvuga ibindi bihugu, iyo tuvuga Amerika ubwo tuba tuvuga n'abambari bayo. Reka tufate OTAN muri rusange. OTAN ni igice kinini cy'isi kandi kinini cyane, gifite n'ubushobozi bw'igitangaza, ubushobozi mu buryo bwose, tekinoloji, igisirikare, ubukungu, influence cyangwa hegemony, population. OTAN imeze neza, n'ahantu iri ubwayo, n'ahantu hitaruye. OTAN iri ahantu hitaruye, si umuntu wese wapfa kuvuga ngo aratera OTAN. Ariko ibindi bihugu nabyo bitari OTAN, donc ibyo bindi bisigaye, wavuze Ubushinwa, uvuga cyane cyane Ubushinwa n'Uburusiya, ni ibihugu byarangije kubona yuko papasi ya OTAN si ukwirinda, ni ugushotorana. Kandi noneho hashize igihe kinini cyane imyitwarire y'abantu bo muri OTAN igaragaramo arrogance y'umurengera, kwiyemera, kwikuza, guhitamo ukuntu abantu babaho, gusenya ubutegetsi badashaka, gushyira iki, gusahura iki. Ibyo bihugu rero bindi rero byafashe igihe kinini biriyubaka mu bukungu, biravuga ibiti ntituzabishobora nituba tudafite ubushobozi bungana n'ubw'abari abantu. China iriyubaka cyane kandi economically, politically, mu buryo bwa diplomasi iriyubaka. Hanyuma Uburusiya nabwo buriyubaka cyane cyane mu bintu bijyanye n'intwaro, kandi buriya buri muntu yiyubaka bitewe n'ikintu akennye. Buriya Rafiki, iyo ubonye akazi udafite imyenda, ikintu cya mbere ugura ni imyenda. Iyo ubonye akazi cyangwa ukabona udufaranga wari waburaye, ntago wibuka iby'imyenda, ubanza kujya kugura ibiryo. Buriya unasubiye inyuma wasanga abazungu baravumbuye climatiseur mu byo bavumbuye mbere. Cyane rwose kubera nuza klima. China yiyubatse mu bijyanye n'ubukungu kubera ko yakubiswe n'inzara igihe kinini cyane, ifite population nini ikeneye kurya, yagombaga gushakisha ibintu bishoboka byose kubaka ubukungu bukomeye. Ubucuruzi irabudadira, yubaka amaboko mu bintu bijyanye n'ubukungu. Ubu none yagize muri diplomasi. Impamvu nuko nicyo yari ikeneye amafaranga, yari ikeneye ubukungu, yari ikeneye kugabanya inzara, ikeneye kuzamura rate ya revenue z'abaturage. Ibyo ni ibintu tuzi. China mu myaka za 65 igeze gupfusha abaturage barenga 45 hafi 50 bishwe n'inzara. Icyo gihe rero iyo utangiye kubona ubushobozi, wowe ufilinga aho wari ufite ikibazo. Nkuko Uburusiya nabwo bwiyubatse mu buryo bwa gisirikare, kubera iki yari ikeneye igisirikare, kuko Russia iri mu bihugu, buriya nacyo gihugu cya mbere buriya cyagiye gihura n'ibibazo byo gushaka gutsindwa bagatsindira ku kagozi ka nyuma. Intambara mbere y'isi yose urayizi, intambara kabiri y'isi yose urayizi, barwana n'Abadage babasinda benda kugera ku marembo y'umurwa. Unasubiye inyuma cyane ibitero bya Napoleon Bonaparte, batsinzwe n'umuntu witwa ngo General Diveri, n'umujenerali utabaho, n'urubura rwabatsinze gusa nta kintu. Iyo kiragiye kiba ari mu mpeshyi, byari kuba birangiye. Ibyo rero bituma, kandi noneho uretse n'ibyo, bari inuza bloke y'abasovieti ari maze gusenyuka itsinzwe. Kuvuga ko isenyutse nuvuga ko utangiye kugira abanzi mu marembo yawe. OTAN iraho hafi, ibihugu byo mu Burayi bikomeye n'ibiki byose, Amerika yari ifite base militaire mu nyanja bizengurutse. Nuvuga ngo buri muntu wese yubakaga hafite ikibazo. N'ikindi kintu cyateye Abarusiya cyane kwinjira mu bya gisirikare, urumva Pacte de Varsovie bahise barayisenya. Bagiye kubona babona NATO iyo iguma expandinga, kandi expanding ibasatira. Muri Pacte de Varsovie nayo uretse ko nabonaga yubatse nabi, kubera ko yubakiye ku kintu kimeze yari yubakiye ku kintu kimeze nk'umujinya cyangwa sinzi ukuntu nabivuga. Ariko Pacte de Varsovie igumaho, wenda OTAN ntitotone igirira. Mbona yarasenyutse cyane cyane kubera ko n'Uburusiya nta n'ubukungu bwari bufite bwo gufeedinga ibihugu byari biyirimo, ngo wenda hari nk'iyo
icyo kintu cy'ubukungu kibe nk'icyongera imbaraga ku Burusiya. icya mbere n'ubukungu, icya kabiri buriya cyasenye Pacte de Varsovie cyane ni ugushwanyuka kwa URSS, kuko buriya buhugu bwari bugize URSS umaze gushwanyuka nabwo bwigenze. nk'ubu urabona nk'iyo wari urekuye nk'inka yari imaze igihe mu kiraro bwigenze nk'ushaka ko baravuga bati mureke natwe twigenge bana. Nese ntihari ibihugu byavuye mu URSS imaze gusenyuka bikigenga bihita bijya muri OTAN. Isanga bimwe birimo bimeze nk'aho biri kugambanira ahubwo Burusiya, bitangira kugambanira Burusiya, izo za Romania zaki nuko bimeze. Rero nkeka yuko ukwiyubaka kw'ibyo bihugu byombi ni ikintu gikomeye cyane kandi cyiza kigomba kwereka OTAN yuko ibyo yigira byose ariko ntizaguma itegeka isi uko ibishaka. Ntabwo bizashoboka. None tekinoloji muri ibyo mu bijyanye mu bya gisirikare wenda tuvuge uyu munsi Amerika n'Uburusiya birwanye. Amerika n'Uburusiya rero uyu munsi birwanye. Uburusiya bufite ubushobozi bwo kurasa muri Amerika. Ubundi abantu benshi nicyo kintu bibaza. Uburusiya buriya bufite ubushobozi bwo kurasa muri Amerika mbere y'1961. Umutaka bavuga se nuko umutaka rega n'Abarusiya barufite n'ibintu. Israel yo ntifite uburyo bwo kwirinda. Umutaka bavuga se zira patriote bari kurasira muri Ukraine. Voilà. N'ubwirinzi bwa misile bashyira mu kirere n'ibyuma bazamura hejuru mu kirere. Noneho cyo ubushobozi bwacyo ni ubuhe? Ni ukudetekta misile ikiva hakurya iyo zikayibona hakiri kare. Biraba ngo kirayisama, ntago kiyisama, kirayirasa ahubwo igashwanyukira iyo ngiyo hejuru hakamanuka amadega. Abantu babyumve neza, kirayibona kigakora karikire noneho kikayohereza indi kikayirasira mu kirere. Nubwo bwirinzi bose rero barabufite. Ndetse Abarusiya bafite buri hejuru cyane gereranyije rwose n'ubwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikibazo gihari gusa nuko Abarusiya bo bari ahantu habi, batuye ahantu habi. Nuko tutabona nk'ikarita y'Uburayi ngo tubyerekane neza, ariko abantu wenda nk'umutwe ushobora kugira nk'ikarita y'Uburayi. Hano barimo kuyibona, hano wenda natwe twakoresha telefone tukayireba. Yes. Ikarita y'Uburayi igabanya ibice, igabanya Uburusiya bugabana n'ibice byo mu majyaruguru y'Uburayi birazira Scandinavie. Arumva izo za Norvege za Denmark. Uburusiya bukata hariya bukamanuka ubwo bugafata kuri Belarus, bukamanuka kuri Ukraine na hehe hose. Icyo gice cyo haruguru rero mvuze ni igice kinini cyane kandi kirimo ibihugu byo muri OTAN, cyegera ibihugu byo muri OTAN. Ahandi hantu Uburusiya bukata ni ku mazi y'inyanja ya Atlantika hirya, ubwo nanone ubitse ugafata nk'umumbu ukawukaraga. Ariko buriya Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo ifite base militaire nyinshi mu mazi, harimo nayo ngayo. Begereye Ubushinwa, begereye Uburusiya, bazengurutse. Bese Putin yigeze kuvuga ati wowe shyira agatoki ku ikarita y'isi aho ushaka hose urasanga base y'abasirikare. Voilà. Noneho rero ibyo bituma Uburusiya busa n'ubwicaye nabi cyangwa n'ubuteye nabi cyangwa n'uburi ahantu habi kubera ko babuzengurutse kera. Naho ubundi ibijyanye no kwirwanaho, ibyo tuvuga byo gutera nabi ubwo ni situation géographique, ariko ibindi bijyanye n'ubushobozi kwirwanaho, kurasa kugira gute. Uburusiya bufite ubushobozi bwo kurasa muri Amerika mbere y'1961. Crise de missile de Cuba abantu benshi barayizi. Ariko icyo gihe nuko abanyamerika bari bazitewe no bazijyanye muri Cuba. Ntago ari kuba barazitewe bazijyanye muri Cuba. Kuzijyana muri Cuba byari bivuze kuko ibintu birasa bino bya intercontinental ballistic missiles abantu bakoresha barasa bambukiranya imigabane. Uburusiya bufite kuva icyo gihe. Yes, ni bya kera. Icyo hari abari bakoze kwari ukwerekana yuko intambara yaba bakoresheje umuturanyi wabo. Gubishyira muri Cuba byari bifite ikintu bivuze. Kuko buriya kuvuga ngo n'icyo gihe bari bafite ubushobozi bwo kuba barasa muri Amerika baturutse mu Burusiya. Kiragiye bw'iyo mpamvu babitwaye muri Cuba. Wibuke harashize imyaka 2 Castro, 2 niba atari Castro agiye ku butegetsi. Ariko n'ikindi kintu nibutse wa mugani uruvuze ikintu cyanyacyo,
hari n'ikindi kintu kiyongeraho nk'icyo ibyo bavugaga none hari ikindi kintu nari ntekereje urumva niba ushyize misile muri Cuba kurasa muri Amerika time iriyongera ni ukuvuga ngo traje umwanya iyo misile mara igenda ijya muri Amerika uragabanuka ni ukuvuga ngo niba wayigombye kwirasa mu minota nka 15 ubwo irasa nko mu minota 3 cyangwa runaka noneho bitume na wa mwanya wo kwitegura gukora ya makarikire kugira ngo bakore ama interception yabo bita bigorana. Yes, numva ariho bibera menace ikomeye niho bibera menace ariko ikindi nuko urumva kiriya gihe bari babizi ko umwanzi nyina rirasha ariko ntabwo Amerika yari iteze ko mu marembo yayo haboneka undi mwanzi nukongera mu buryo buri bwa attaque kugira ngo bigore umudefenseur kongera kwidefanda. Ikindi nanone buriya twibuke hari harimo no kuguma guproteja Castro ko Castro yari afite yari yarangije kugaragaza gahunda ye agenda ye yuko atazigera korana n'abanyamerika nubwo bwose bamufashe kugera ku butegetsi kujyana yo bizira misile ko ari gukonfirma 100% jewe sinza korana namwe ndetse ndabarwanya mu buryo bukomeye cyane. Noneho wenda tuvaho ngaho urumva iyo ni technology bagezeho muri za 60 ukubyumva no kuvuga ngo ni wo mutaka w'abanyamerika bavuga arizo ziriya za anti-missile baba bafite bazubatse technology yazo igendanye byibura bibyumvikane niyo technology yo muri za 60 buri bwoko bw'ama missiles bubatse bahita bubaka nibiyatangira bijyanye nizo akantu nari ndimo kuganaho uyu munsi hari misile nabonye Putin ayivugaho no muri Ukraine yarakoreshejwe hari na intercontinental ballistic hari yayo harimo za Satani 2 n'iki urumva cyane ariko kuri Kinjal ni technology bivugwa ko kugeza uyu munsi umunyamerika bimugoye kuba yayigeraho haba mu kuba yayitunga cyangwa se no kuba yagira technology yo kuyihagarika. Urumva imwe twavugaga nabyumvise mu kiganiro cyawe yego imwe twavugaga nka Kinjal ni bisasu Uburusiya bukoze vuba hangaha muri iyi minsi ishize Uburusiya bwari bwariteguye peko bugomba guhura n'intambara bakoze technology zihambaye bazikora mu ibanga kandi bihuse cyane bundi buri Abarusiya kuva kera bazwiho mu bintu by'intwaro babizwiho kuva kera cyane buriya ikintu kibigaragaza nuko bano mbunda abantu bita ngo Kalashnikov ni genre y'imbunda nyinshi zakozwe n'uruganda rwa Karachi rwa mugabo ariko tuvuge iyi AK47 niyo yamamaye cyane bura nta mbunda mu isi yarashijwe nka AK47 niyo ya mbere niyo yisha abantu benshi abantu AK47 yishe barutabishwe n'intambara ya kabiri y'isi yose. Oya yego intambara kabiri isi yose intambara kabiri isi yose ntiyapfuyemo abantu barenga miliyoni 100 no kuvuga igihe kuko nubundi muri cyo gihe cy'intambara kabiri isi yose iyo AK47 uvuga yaricaga yari mu kazi yaje mu ntambara kabiri isi yose yego yaje mu ntambara kabiri isi yose ikora ku kazi gakomeye gutyo irakomeza mu ntambara y'ubutita nibwo yakoze akazi hirya no hino ku isi muri Afrika ishyamba imitwe iterabwoba ibihugu ibiki irambunda niyo yambere yisha abantu benshi so Uburusiya rero buzwiho gukora kwihuta cyane mu bijyanye no gukora imbunda n'intwaro ku buryo nka biriya bisasu abanyamerika bari babizi ko hari ibisasu nka biriya biri kuba develope mu Burusiya ariko ntabwo bari bafite mu by'ukuri uburyo bwo guhita bihuta ngo nabo bakore ama interception nk'uko cyangwa ibintu bizihagarika nk'uko yihutaga mu gukora biriya bisasu. None ni ukuvuga ngo aho ngaho ni ukuvuga ngo Umurusiya ari hejuru y'umunyamerika. Of course Umurusiya ku ntwaro zimwe na zimwe cyangwa nyinshi iyo tuvuga intwaro rero hano ngo niba Umurusiya afite misile umunyamerika adashobora guhagarika na anti-missile bo bakangishaga zikomeye cyane twarabibonye muri Ukraine Abarusiya bari kuzirasa bapfa kudetectinga ahantu iri iyo bayohereje Kinjal ntabwo bashobora kuyihagarika ariko bigomba kwisenya. Icyo umuntu yakwibaza Amerika ihagaze he uyu munsi barwanye no kuvuga ngo iri mu kibazo bikomeye cyane NATO iri mu bibazo bikomeye. Okay reka duse nka kubera ko impamvu ndikuka kubaza cyane hano hanze aba ibintu bya manipulation yeah byumva abantu ntabwo babona amakuru ko bakombye kuyabona
hari na benshi iyo ukurikiye hariya utamva ngo Uburusiya ngo buri gutsindwa muri Ukraine kubyumva hari na benshi babizi gutyo mu gihe muri tekinoloji y'urugamba uyu munsi ibihugu bikomeye birwanye byumvikana ko Umurusiya ari avance. Reka tubanze tuvuga aka kantu biriya bintu turi kubona muri Ukraine ntago ari intambara ni ibitero okay ibitero n'ubundi bigirwa n'intambara mu gitero bakora intambara ariko ira ntago iraba intambara y'urwego rwa leta zunze ubumwe za Amerika n'Uburusiya ni intambara nto cyane ntago iraba urwego rw'intambara yahuza super puissance zo muri OTAN n'igihugu nk'Uburusiya ntago iragera kuri urwo rwego. Abantu bashatse bakunda amahoro basenga kugira ngo ibyo bintu ntibibe ibitero bigume byimerere nka kuriya kuko igihe ibyo bintu tuvuga byava muri ibitero bikavuga ngo ni intambara tukabona ibindi bitandukanye bese ni nightmare ni inzozi mbi kuri twebwe. Impamvu nta yindi ego Putin baramubajije ngo Uburusiya na Amerika barwanye ninde watsinda intambara aravuga ati nta numwe yes ntawe rwose. Impamvu nta urayizi cyo Putin yaminingaga n'abanyamerika bazi neza nuko bari abantu barwana twibuke nibo ba mbere bafite intwaro nyinshi kirimbuzi ku isi. Russia yo ubwayo ifite intwaro ziruta izo OTAN yose ifite kirimbuzi. Yego mu minsi yashize nahoze mbona yuko ubundi buri Russia ifite intwaro kirimbuzi. Iyo bavuga intwaro kirimbuzi ni iriya mitwe y'ibisasu cyangwa ama warheads Uburusiya bufite nizo bambika misile ikakigurutse ari ama warheads Uburusiya bufite ibihumbi 5 biri inactivity byiteguye kujya ku kazi. Ibyo ngibyo bishinze ku mato bishinze mu ntuza mu masiro bubatse mu Burusiya turuka mu butaka hari n'ibyapakirwa indege bikajyanwa mu kirere ahantu hose birahari. Ibyo bintu Amerika nayo ifite nkabyo nabyo bigiye biri ahandi hirya no hino gusa Uburusiya bufite byinshi ko warheads za leta z'ubumwe za Amerika ziri munsi nk'ibihumbi 300 ariko ibyo ni biri inactivity. Hari ibindi bisinziriye n'ibitararangiza kubakwa n'ibindi bishaje bishobora gusenywa ni byinshi. Ibaze rero iyo ntambara ibaye umunsi Barusiya barakubwira ngo intwaro turi gukoresha intwaro bo bari gukoresha muri Ukraine nta ntwaro nimwe imodoka y'intambara cyangwa se imbunda cyangwa ibiki bari gukoresha nta nimwe yo hejuru y'1970. Hari n'amashari yabo batarohereza yo rwose. Niba se mu 1970 gusubiza hasi arizo ntwaro bari gukoresha ubwo urumva baramutse se bagiye mu rugamba byagenda bite? Ubwo uribaza nk'imbunda cyangwa nk'igisasu bubatse nko muri 2007 cyangwa 8 cyangwa ejo bundi 2010 na kangahe kiri mu kazi amatoni n'amatoni. Uburusiya ubwabwo bufite abasirikare bari mu kazi uvanyemo aba reserve barenga miliyoni bose bari mu barracks mu Burusiya nta numwe uri kurasa batwaye abasirikare bakeya 200 niyo binageramo. Ni ukuvuga ngo hari ikintu abantu bajya bibazaho njyewe njya nkibazaho iyo ndebye nka tekinoloji y'Abarusiya uburyo iri avance cyane kuko ejo bundi abanyamerika bakoze test za hypersonic zabo baraferinga kandi abanyamerika bafite budget iri muri miliyari 700 z'amadolari mu gihe Abarusiya bafite nka 60 cyangwa 55 ni hagati ni kimwe cya 10 yantuka urumva bituruka he n'abanyabwenge cyane kurusha abanyamerika cyangwa amafaranga abanyamerika bayashora mu bindi kuko bafite budget yatuma bakora ibintu. Ikintu gituma budget y'igisirikare cya Amerika izamuka no kuntu giteye Amerika niyo yambere ifite base militaire nyinshi ayo na amafaranga. Amerika niyo yambere ifite ubutumwa bwa gisirikare mu isi yose bwinshi kandi noneho buriya umusirikare w'umunyamerika arahenze mu buryo bwa equipment, arahenze mu buryo bw'itumatumanaho, arahenze mu buryo bw'umushahara, arahenze mu buryo bw'ibimugendaho, arahenze. Ibyo rero nibyo bizamura bije yabo. Naho ubundi muri tuvuze aspect donc igisirikare noneho twagenda tuvuga buri aspect ku mafaranga nibyo leta zunze ubumwe za Amerika iri hejuru cyane hejuru rwose. Nge navuga ko n'abanyamerika wenda sinzi wenda nawe uragira ikintu kivugaho nge mba mfite ukuntu ibintu mbibona nkananariza mu mutwe wanjye. Hari ukuntu njya mbona abanyamerika barakoze
investisema ahantu hatariho. Ndabisobanura. Uko ubaze mu bijyanye n'amato abanyamerika bafite menshi. Ari amasumare, ari aya mato yikorera indege, ari amato arasa, abanyamerika bafite menshi. Nimujya mu ndege bafite indege nyinshi. Nuvuga ngo bo barwanye n'ikintu gituma begera abanzi babo. Uri kubyumva? Bakora ubwato karahabutaka babwegereza Ubushinwa. Bakora ubwato karahabutaka babwegereze hano, kugira ngo niba narwana nabo bazaturuke hafi. Ni bya bindi navugaga yuko amafaranga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gisirikare ajya henshi. Henshi cyane. Noneho muri iyo mibare yabo abandi barareba baravuga bati noneho twebwe wenda nta mafaranga dufite yo gukora ari amabazi, ikintu twashoramo niki n'ubushakashatsi ku bijyanye na misile zifite ubushobozi bwo kwihuta n'ubushobozi bwo gukwepana n'ama interception yabo. Yego. Nge numva ariho abanyamerika bibeshyeye muri iyi myaka ishize, uyu munsi bakaba bisanga bameze nkaho hari tekinoloji runaka yabasize. Gusa nanone ntitwibagirwe no mu gihe cyo gutangira gucura intwaro mbere y'intambara ya kabiri y'isi yose, Abarusiya buri gihe bagendaga imbere y'Abanyamerika mu gukora intwaro. Abarusiya bagiye imbere y'Abanyamerika, hari ikintu kize kwamamara cyane cyitwa ngo space race. Space race guhatanira gutanguranwa kujya mu isanzure, mu kirere n'ibiki byose. Abongereza nako Abarusiya batsinze race imbere y'Abanyamerika. Ibyo bintu urabizi. Icyogajuru cya mbere cyagiye ku kwezi cya Sputnik cyagiye mu isanzure. Yego. Urumva ibintu byose wasanga ku bintu bijyanye na tekinoloji, hari ibintu byinshi twagiye tubona babajyaho imbere. Rwose Abarusiya bakajya imbere yabo mu buryo bukomeye cyane. Kandi buriya hari uriya munsi wo kwizihiza intsinzi bavuga intambara ya kabiri y'isi yose. Erega intambara ya kabiri y'isi yose yatsinzwe n'Abarusiya. Yatsinzwe n'Abarusiya. Icyo ndacyemera kabisa. Yego. Hari ibintu byinshi nyine bigaragaza yuko mu bihe bitandukanye Amerika ifite ibyikazeho, kandi kuko nibyo inakoresha imbaraga nyinshi, ariko hari ibihe bitandukanye Uburusiya bwagiye bujya imbere ho Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi mu bintu bifatika bigaragara. Uyu munsi rero Abarusiya bamaze iminsi biteguye contre-offensive y'Abanya-Ukraine. Twarayitegereje twese, isi yose yarayitegereje. Ubu byabaye nka match, badushyizemo ikintu kimeze nka suspense, none tujyana mu kintu kimeze nka fanatism. Urumva ku buryo umeze nk'utegereje match uvuga uti baratangira ryari, barati filimbi iravuga ryari. Haza kuba intsinzi ya Wagner na Prigozhin muri Bakhmut. Intsinzi kibaho kubera ko Bakhmut n'ahantu barwaniye igihe kinini, harabaye ahantu uzahatsindira azaba ameze nk'aho atwaye igikombe gikomeye cyane. Media zo hanze Bakhmut bakiyifata, hahise haba icyo bita udutero shuma ku mupaka w'Uburusiya aho bita Belgorod. Media zose abariho zimukira, celebration ya Bakhmut ntiyitabwaho. Noneho nk'umuntu ukurikira ziriya media warabaye nk'umufana w'Abarusiya urababara cyane. Ko ujya wubwira ngo wumve bavuga bati bane Bakhmut bane bayifashe ibiki mwumva comment nyinshi zijyana n'intsinzi y'Abarusiya ukazibura, ahubwo ugasanga bari kuvuga ati bane Uburusiya noneho buri guterwa iwabo mu rugo, ibintu byakomeye, noneho intambara yageze ku butaka bw'Uburusiya. Tutaragera kuri contre-offensive wenda nubwo binafatanye. Ibi bitero shuma byabereye mu Burusiya, haba ziriya ndege barasiye hejuru ya Kremlin, haba nizagiye zigwa, bagiye berekana amafutage zagiye zigwa zitaragera i Moscow. N'ubushobozi Ukraine irabufite cyangwa ni intambara ya media? Ukraine ifite ubushobozi bwo kugaba igitero shuma. Igitero shuma ni ikisi, ni mu gisirikare bita ngo hit and run. Ntukuza nkagucunga usinzire cyangwa wihuzahuza cyangwa waranga uri mu bindi nkagukubita nkiruka. Hit and run rero buri muntu wese ufite intwaro yabikora. Uretse ko biriya bintu bitanakorwa na Ukraine nk'ingabo za Ukraine. Hari abantu benshi barwanya ubutegetsi bw'Uburusiya baba muri Ukraine. Hari abahari kuva kera kubera kuriya kuntu Donbass yagiye ikatikamo. Hari n'abahagiye nyuma ibi bitero bikimara gutangira. Ariko ntago bavuga ko ari Abarusiya Gentil. Ibyo nari ngiye kuvuga
birate byuzuye ibyo wari uvuze ni ukuvuga ngo bari abantu nubwo ari abarusiya ariko uburusiya bubita abanazi bubita ko ari abanazi ni abantu barwanya ubutegetsi bw'uburusiya ndetse ni n'abahezanguni mu buryo buteye ubwoba abo bantu rero bo bishimira kubona Russia irimo akajagari kandi bishimira umuntu uwo ari we wese wajya gutera Russia niyo mpamvu kubona Ukraine isitsindwa Bakhmut byarabababaje bati ntago byumvikana reka natwe dushyira akacu noneho tumere bafata nk'abiyahuzi baragenda bakora ibitero shuma hariya Belgorod ni hafi y'umupaka mu gice cy'amajyepfo bahawe imbunda na Ukraine ku mabwiriza ya Ukraine amakuru y'ubutasi ya Ukraine no mu byo bakoresheje harimo ibya NATO ko ari izo bafashe hari izo bafashe zigaragaza zavuye muri Amerika nayo hose mu by'ukuri biriya bitero byo ni ibintu bisanzwe aho bidasanzwe ni uko bari abantu baterwa inkunga n'ubutegetsi bwatsinzwe muri Bakhmut bwa Ukraine so uyu munsi rero contre-offensive yaratangiye turi kubona ibitero byinshi muri Zaporizhia cyane cyane muri region niho barimo kwibanda cyane no muri Bakhmut twavuga ko contre-offensive yatangiye uko wabonye video Ministeri y'ingabo za Ukraine basohoye y'abasirikari uvuga ngo bo bahisemo kutavuga niba contre-offensive yaratangiye ubona yaratangiye ngiye mbona itaratangira mbona bizanagorana yuko yatangira ikindi abarusiya barabizi neza yuko baranga hashobora kuba igitero kandi cyaba ari kibi cyane uburusiya rero buriteguye ku buryo nyine bwiteguye biriya bitero byo kwigaranzura bya Ukraine ariko uko mbibona ntago mbona ko byari byatangira kuko impamvu ya mbere bitaratangira reka mvuge impamvu ebyiri impamvu ya mbere ni uko ibikoresho bya gisirikare biva mu burengerazuba bw'isi byaje byirondereza biza kimwe byavuye mu Burusi yageze sometimes bakabirasa ibindi bikanaburirwa irengero bigenda gake cyane ibyo ngibyo ubwabyo bituma ingabo zititegura ikindi mu bintu byagomba kwihutisha biriya bitero harimo gukoresha ziriya ndege z'intambara zikaze F16 bahawe n'ibihugu bitandukanye ariko wibuke ko contre-offensive yavuzwe mbere yuko babemerera ama F16 bazemereye kubera iki bazemereye kubera ko babonaga contre-offensive itashoboka baravuga bati ibi bintu mugiye kwirohamo murashira no kwiyahura reka tubashakire izindi ndege kuko iyo ziriya ndege ziza kuba byagomye ko byarabaye ariko barabihagarika baravuga bati reka da none se biriya bitero turi kubona bisobanuye iki bitero turi kubona Zaporizhia ni continuité y'intambara bisanzwe kubera ko icyambere Ukraine ifite isoni ko yatsindiwe Bakhmut igomba kugerageza kuguma gukora ibindi bitero ngirebe ko yagarura ubutaka memo na Bakhmut birahaba cyangwa Zelensky ari guhakana ko yatangije contre-offensive kugira ngo ni failinga azakomeza avuge ko itaratangira njye siko mbona bitaratangira ndetse ahubwo jewe mbona iriya jambo ryo kuvuga ngo contre-offensive mbona ari ijambo ryabacitse kandi rigoye kujera no kurigarura nibyo kubwira abatugize abafana twategereje ikintu kuko bo bavuze ibitero twumva baza bese urumva nkuko bavuga Normandie cyangwa voilà nka Normandie tuvuge ariko babona icyo gitero rero kidashoboka uko mbibona kugarura ririya jambo ari ibintu bigoye kuri retira biragoye cyane uribaza ariko ngo ibitero byagarura Donbass ukuntu ingana Donbass ni igice kinini cyane ukayigarura ukongera na Crimea kameme ni ibitero byaba biteye ubwoba none Zelensky ko akomeza kubiririmba no kugira gutarashaka kubaruha cyangwa Zelensky kuririmba biriya bitero afite impamvu ebyiri iya mbere kwanima uruhande rw'uburengerazuba kugira ngo rugume supporting mu bikoresho kuko ubundi Zelensky igihe cyose ataririmbye ko agomba kugarura ubutaka nta kintu yabarwanira Zelensky ikintu cya mbere impamvu ya mbere y'intambara afite ni ukugarura ubutaka bwagiye kuko avuga yuko yarimo arwana intambara kugira ngo agarure souveraineté kandi souveraineté bivuga gufata biriya bihugu bice byose byagiye indi mpamvu ya kabiri itari animation niyo ya mbere kwanza arashaka kuguma gushyushya abantu mu burengerazuba bw'isi indi mpamvu ya kabiri Zelensky aririmba biriya bitero ni ukugira ngo
agumize arebe agumize arebe position z'Uburusiya ku mbuga y'urugamba, arebe position z'Uburusiya ku mbuga y'urugamba, arebe niba ayo magambo ye hari ikintu azahindura ku mwanzi, noneho abona hamenera, mbese arebe ntiwabeze nk'uri gukina amatiyo, ni nko kumenasa umuntu ukoresheje amagambo, arebe niba hari ikintu byahindura kuri position, azabona ahantu yinjirira. Njye niko mbibona. wowe ndumva itaratangira, ariko njyewe ndabona isa n'iyatangiye kubera ko nta kibazo nigeze tubiganireho. kubona video kuri Telegram, harashwemo na Leopard muri brand barasheje, yego, kandi harashwe brand nyinshi cyane ku buryo bivuga ko uyu munsi mu minsi 3 ishize batangiye bo bari kwita ngo ni offensive, banze kwita ngo ni contre offensive. Urumva bamaze gutakaza abasirikare barenga za 500, urumva bamaze gutakaza ibikoresho byinshi cyane, kandi ni ibitero bari gutsindwa bakagenda bakongera bakisuganya bakagaruka. Nje mbona ari contre offensive, ahubwo ikirimo gushakisha ni hehe hari weak muri defense y'Abarusiya, ni hari weak abariho dushira imbaraga, uri kubyumva. Kikaba ari icyo ngicyo kikaba ari kimwe, cyangwa se kikaba icyo wavuze kijyanye no kujijisha, kwerekana ko baracyari muri activity, mu myiteguro, baracyari muri activity kandi n'urugamba baracyarukomeje. Ariko mu by'ukuri iyo ukurikiye, ko nagize amahirwe mbona link nziza y'impamakuru kuri Telegram, iyo ukurikiye ubona ko ibintu byinshi bari guhabwa, ibyinshi birahita bisengwa, ukasanga ko nibiri kuza biraza bisanga ibyajejo bimwe na bimwe byarasengwa. Rero ukabona ko Zelensky ari gukina ikintu kimeze nta kivuga gute mu magambo se niki, ni ukuririmba intambara utari kurwana. Nibyo navugaga ko we ari kwanima, none akagira amahirwe yuko ibyo avuze media ya western n'iki yose twese dukurikira yose iri guhita bifata nk'ukuri, ikabifeedinga abantu nk'ukuri. Rero nge numva ko contre offensive yaratangiye. Nabyo byashoboka muri izo scenarios zose, nabyo byashoboka. Iyo numva iri probable ni kuba yaratangiye, no kuba ibitero byatangira normal byashoboka. Ariko rero byaratangiye bigatangira gutya turi kubibona, nabwo simbona ko byaba ari ibitero byahabura. Byonyine reka dufate nk'urugero hariya Belgrade, aho bari gutera intuza, bari gutera udutero shuma. Hariya hantu hasanzwe hari imirongo miremire cyane y'ibihome by'ubwirinzi bw'Uburusiya, kubera ko babihashyize imbere, babiteganyije ni ku mpembezi, ni ku mupaka. Niba ubizi neza yuko ahantu hari ibintu za ubwirinzi, ukahagaba igitero, ukihagera ku wa mbere honyine, niba atari ku wa kabiri simbyibuka neza, ku wa mbere honyine harashwe abasirikare 150, harashwe imodoka by'intambara 16 umunsi umwe, byabo batera Uburusiya. Urumva, ntago mu by'ukuri nabona ko icyo ari byo bitero waririmbaga. Rero nyine nicyo ndi kuvuga, nyine bari muri impossibility urebye, kandi barashaka ko abantu babelivinga ko bagifite ubushobozi, cyangwa se nanone bikaba bya bindi wavuze. Hari ukuntu utangiza ibintu ariko ukavuga uti reka mbe ndetse kuvuga ko byatangiye kugira ngo nibifailing batazavuga bati ko wari wabitangiye, bavuge ngo ya contre offensive. Nabyo byashoboka. Ibyo rero binadushyira muri ambiguité cyangwa mu gutuma tutamenya neza ikiri kuba. Ariko giye icyo mbona niba ari nabyo koko byaratangiye, biri hasi cyane. Kandi noneho ikindi kintu kiri kubaho no kuvuga ngo uruhande ruri desespéré muri kiriya gihugu rushobora gukora ibintu bishobora guteza ingaruka zikomeye cyane mu Burayi, haba iriya power plant ya Zaporizhia, haba ni n'urugomero basenyeje ubundi. Urabona ko ni ibintu bimeze nka bya bindi bavuga ngo nume n'ubugari nanjye ndamena isosi, ubyumva. Urabona nk'iriya power plant iri rugomero, ubona arinde warurashe. Nari nabuze ukuntu uru rugomero rw'iriya damu barashe irimo kwinondinga nuza Kherson.
nanjye ntabwo bahita ngo niba ari Dniepr niba ari Dniepr nipo ni ibintu nk'ibyo. ntabwo rero namenya umuntu warurashe mu by'ukuri ariko jyewe nakeka Ukraine bwa mbere niba ifitemo avantage kuko niyo ifitemo inyungu. Uburusiya nabwo byashoboka ariko buriya urebye ukuntu Ukraine imeze nk'umwana udafite ingufu ushaka yuko bamukubita akajya kwerekana uruguma. ako kantu niko mu bintu byose urabona bwa bwicanyi bwabereye Bucha. usibye ko ngewe ntaranabyemera. buriya bwicanyi bwabereye Bucha cyangwa se n'ubundi bwagiye buba ahandi hantu hatandukanye aho usanga abaturage benshi bagiye bicirwa icyarimwe. mu by'ukuri muri analize umuntu waba ufitemo inyungu ni umuntu ushaka kujya kwerekana uruguma. unarebye nibyo mpamvu nari nkubwiye ati buriya bwicanyi bwa Bucha ngiye mwumvamo ibintu byinshi cyane kubera ko wibuke ko nibwo bwicanyi bwahagaritse imishyikirano aho yari igeze. kubyumva niyo turufu abongereza bakoresheje bagira Zelensky kugira ngo garagaza iki n'abanyamerika garagaza iki kintu noneho uhita unababwira ko imishyikirano itagishoboka ariko imishyikirano yari igeze kure nayo yatumye n'abarusiya basubira inyuma niba ubyibuka. rero ziriya ni propaganda za Zelensky. buri intambara igira tekinike nyinshi ziriya nazo ni zimwe muri tekinike kuba umuntu muri muhanganye ariko wowe agahita akubwira ko urimo ukora ibyaha by'intambara ko urimo wangiza uburenganzira ugira gute. ziriya zose ni techniques. gusenya no kurasa kuri kiriya kiraro cya Crimea umuntu mbere wari ufitemo uruhare ninde wari ufitemo inyungu ninde? ni Ukraine. ni ibintu nk'ibyo ariko nanone ugaruye kiriya kiraro mpita nibuka na biriya bitero nyine bino biheruka ejo bundi mu Burusiya ni ibitero bidafite ikintu bikoze mu kintu bita urugamba kiri kuba. byumva usibye ikintu cya media ko urebye ziriya drone nyinshi ntabwo zari zipakiye ibisasu bishobora gukora dega. urumva nje mbona Zelensky ari umuntu uri danger cyane ushobora guteza abaturage biwe ikibazo gikomeye. na Putin bamaze kurasa ziriya drone bamaze kuzihanura muri Moscow yaravuze ati abaturage ba Ukraine bagomba kubona icyo ubuyobozi bwabo burimo kubasabira. wibuka tugitangira ikiganiro nakubwiye ngo Ukraine ni ikintu cyangwa ni umuntu cyangwa ni igihugu cyangwa ni parti idafite ikintu kinini cyane ivuze. Ukraine ahubwo buragenya ifata nk'umucanshuro. ni umuntu uri kurwana mu by'ukuri urugamba mu nyungu z'abandi bantu. abitekereje cyangwa atabitekereje si uri kwirwanira. ni umuntu uri hariya kuko iyo aba ari ni nayo mpamvu buriya ibyo bintu bisobanura impamvu Russia yahinduye plan itangira urugamba. Russia yahinduye plan yaje gusanga ukuntu ibintu bipanze. Ukraine ni umukozi ni umunyakiraka uraho kuko wibuke mu ijambo Putin yavuze arimo yagiye gusura ya miryango y'abadamu bagiriye ibyago ku rugamba abana bapfuye ku rugamba yabasuye. yarababwiye ngo Ukraine yahisemo kandi yemeye kuba nk'umushabitsi cyangwa se umuntu ku kiguzi cyose byazasaba amaraso y'abana babo. kuko abantu bo baravuga bati Zelensky nubwo yasigara ari we munya Ukraine wenyine uhari cyangwa se munya Ukraine wa nyuma agapfa ariko akigerageza guhangana n'Uburusiya kugeza buteje umutwe bwa nyuma. kuko ikintu cyonyine reka mvuge nka bibiri ikintu kigaragaza yuko Ukraine ari umujuweri utagize ikintu avuze cyane ahubwo ni umuntu nyine uri gukora ku nyungu z'abandi bantu. icyambere ahantu hambere ubibonera nuko ibitero bimaze igihe gito bitangiye. uyibuke nibwo hazamutse igitekerezo cy'uko ibihugu byinshi byo muri Maghreb
nako byo muri Scandinavie bigomba kujya muri OTAN. Icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri, igihe ibitero byari bimaze gutangira, ubwo gahunda yo kujya muri OTAN kuri Ukraine yari yanze kuko ni nabyo byatumye ibitero biba. Ariko yazamuye ikindi gitekerezo cyo kujya muri European Union. Kubera iki ibyo bintu biza omoma w'ibitero biri kuba. Mu by'ukuri bigaragaza yuko hari agenda runaka yasetinzwe n'umuntu, ashaka umuntu uri ahantu heza wo kumufasha kugera ku umufigura wo kumufasha kugera ku bintu yifuza. Uwo muntu ni Ukraine. None hari ikindi kintu abantu benshi bajya bibaza, kuko muri iyi ntambara muri media dukurikira Uburusiya ni agresseur niko babwita, nibwo mbese ngo bwateye abanya-Ukraine. Ariko iyo turebye mu bitero by'Abarusiya bashobora kurasa misile 50 tuvuge, bajya kuvuga nk'umubare w'abantu baziguyemo, umuntu wese wapfira mu bitero abababaje. Ariko iyo ugiye kumva nk'umubare ukumva ngo misile 50 zatewe hapfuye abantu 3 cyangwa se umwe cyangwa abandi 2 barakomereka, uribaza utizaguye. Ni Putin utarashaka kuba yatera ahantu hari abasivili nubwo babimushinja, cyangwa zibazaguye ahantu hataraba? Hari ibintu bibiri. Icyambere nuko Putin mu gukora rugamba rigengesera cyane kuko azi umuntu barwana. We aramuzi neza. Buriya mbere y'uko iriya ntambara iba hashize igihe kinini cyane hariho ikintu cyitwa ngo Russophobia. Russophobia ni nka virus yo kwangisha abantu Burusiya. Ibyo bintu rero byagize no ku banya-Ukraine. Putin yagiye gutera bizi neza ko hari abanya-Ukraine benshi bafite iyo Russophobia bakwirakwijwemo n'uburengerazuba bw'isi. Mu gutera rero agomba kwigengesera kugira ngo abantu badakonfirma iyo version bamushyizeho. Urumva? Ariko ikindi cya kabiri, Putin ari gukora iriya ntambara iyanga kugongana n'amategeko mpuzamahanga, kandi ariyo baheraho bamushyiraho ibihano by'ubukungu, kwica abasivili benshi, kwangiza ibikorwa remezo bya gisivili byinshi. Uko Putin yakora ibyo bintu ku bwinshi ntago ariko Ukraine yabikora. Uyu munsi Ukraine irazi gasenya ikiraro cya Crimea, urumva, bakayikomera amashyi. Ariko Putin yibeshya gasenya inzu y'umuturage we, ubwo abakoze icyaha cy'intambara babiheraho bakamushyiraho ibihano. Biratandukanye nuko ndabyumva. Rero Putin si intungane ku buryo atakwica abasivili, biraba cyane. Ariko icyambere arigengesera cyane, kandi rero urebye usanga kwica abasivili kuri Putin we nta nyungu bimufitiye. Mu buryo technically, mu buryo bw'urugamba nta nyungu yarigiramo. Ikintu yagiramo inyungu no gusenya command za gisirikare, command poste za gisirikare, ibikoresho n'amastoke n'iki, cyangwa si ibintu bifite ikintu bivuze ku buryo bihungabanya cyane imbaraga za Ukraine. Ariko ikindi nanone, Putin nawe navuze ko umumarayika ashobora gukora ibyo bitero bikica abasivili. Ariko wibuke Zelensky agomba guprotectinga abaturage be, ku buryo kuguma kugaragaza yuko abaturage bari gusiga ubuzima muri iyo ntambara byazagera hakaba uburije yo kureka intambara. Ari byo bategetse na Mandela kwemera. Rero nge numva abanya-Ukraine baratanzwe kandi ubona ko igihugu cyabo cyagizwe nka laboratoire ariyo guca intege y'Abarusiya, ari ugutestingiramo ibyo bikoresho byabo bishyashya. Umva ko ni intambara twese dutegereje kureba ikizavamo. Ariko wenda umuntu yakubaza ati imibare ya Putin y'urugamba uyibona gute? Urayemera cyane? Imibare mu buhe buryo? Kubera ko urumva nk'iyo uje ugatera ku kiraro, wenda ku kiraro wenda tuvuge ko byari kugira wenda impact iyo gicika kikagira intuzine. Ariko iteye nk'akadrone kadafite ibisasu kagatera nko mu Burusiya, uri kurwana, urumva ku ntambara yo kuvuga muri media, twakoze gutya, ugasanga undi ni nkaho yicecekeye. Uri kubyumva? Ashobora no kuguha Kherson akayivamo akayikurekera, ugasigara uririmba uti namutsinze Kherson, kandi we yivanyemo kubera ko abona ko n'ubundi ni kiriya kibazo batinyaga. Baravugaga bati tugumye muri Kherson bakazasenya iki kiraro, ingabo zacu zabura support. Bahitamo
guhita Solvekina kijyaho niwe wahise atanga icyo gitekerezo bahitamo gupuringa out bava muri Kherson. Ariko muri media bavugaga ko Uburusiya bwatsinzwe mu ntambara ya Kherson, baranabirimbye cyane nk'intsinzi uri kubyumva. Undi akajya ari agacece kakabareka bakaririmba ariko bagakomeza yavansa. Rero buriya Putin twibuke ni umustrateje w'intambara. Ikindi ni maneko, ikindi azi umuntu bahanganye yuko atari Ukraine. Ukraine yo isakuza cyangwa ivuga cyane, ivuga Uburusiya kuri yo ni victoire, ni ibintu byiza bikurura attention. Kandi buri kintu cyose Zelensky avuze kijyanye n'intsinzi cyangwa kijyanye n'akantu gato yagezeho kuri we ni inyungu. Bantu bamutera inkunga bahita bareka gucika intege bakongera bagashyiramo inkunga. Ariko Putin ntacyo ashaka muri ibyo. We ni umunyentambara, arabikora bucece. Putin rero nawe agiye aferinga ibintu byinshi muri iriya ntambara pe, urumva. Ariko ntabwo ntiwabimenya, hari ibyo utamenya, urumva. Hari ibyo utamenya. Putin yarapfuje abasirikare benshi urugamba rugitangira, yabuze ibikoresho byinshi cyane. Najyaga mbona ukuntu hari ibikoresho bimwe byagize muri Ukraine cyane cyane bakirwana arizo drone zarashwe mu muhanda ari nyinshi, nako amatanka ahera mu byondo, amatanki zaheraga mu byondo zananiwe kuvamo hagati y'amazu mu mujyi mu Kiev, bikanga abasirikare bakavamo bakiruka. Iriya ni failure. Ariko ku rundi ruhande ntabwo afite gahunda yo gukora cri nk'iya Zelensky, kuko we nyine azi icyo cri isobanuye, azi impamvu Zelensky ari gukora cri, byose arabizi. Imibare ye rero nahoze kare n'ejo nakurikiraga ikiganiro cya mutipe witwa Petro Poroshenko yayoboye Ukraine wakorewe coup d'etat. Poroshenko niwe wakorewe coup d'etat cyangwa niwe wasimbuye wakorewe coup d'etat, niwe wagiye nyuma ya coup d'etat. Poroshenko aravuga ati hari ukuntu ibintu bizarangira hano. Either iki gihugu kizarangiza intambara kimeze nka Israel, navuga kiramporte victoire, igihugu gikomeye gite kibigihanganje, Amerika itukubake, duhe missiles, duhe iki, tugire power. Cyangwa se tube nka Afghanistan, igihugu gisenyuke, urumva, gisenyuke gisubire mu biganza bya ba nyiracyo ba kera. Kandi ubwo abo ni Abarusiya rero. Kubera yuko buriya unarebye neza ahantu hose Amerika yamaze ikarwana igihe kirekire byarangiraga itsinzwe. Ubundi kurwana igihe kirekire kuri Amerika ni ikosa. Impamvu zo gutsindwa ni nyinshi, ariko iya mbere nuko iyo urwana udafite ikintu urwanira bugera ukabirambirwa. Kandi urabona jewe ntuguteye hano iwawe, igihe cyose wamara uri kurwana uba uri kurengera urugo rwawe. Ariko jewe igihe cyose namara ndi kurwana, uko intege zinshirana bugira ngo ariko ndarwanira iki, uko ubushobozi bunshirana ariko ndarwanira iki, bugageraho nkagenda urugo nkagusigira. Dushobora gusiga urugo ari amatongo twarusibasibye, ariko birangira w'iryo tongo rigumyemo. Nuko Poroshenko rero yavugaga ko hari igihe gishobora kugira ino ntambara amara igihe kirekire cyane, ugasanga igihugu cyasenyutse cyabaye umusaka, ariko n'ubundi kigasubira kwa ba nyiracyo. Biteye ubwoba ibyo bintu, biteye ubwoba. Kandi ngiye mbona ko probability zo gutsinda bakaba nka Israel zo ntazirimo, ahubwo Poroshenko namubwira ati yitegure kuzirukanka inyuma y'indege nk'ibyo twabonye muri Afghanistan no guparama. Hari umudepite wo muri Duma n'inteko y'Abarusiya yarimo kubabwira ati mwebwe mwitegure kwirukanka inyuma y'indege muparama kuko turaje. Ni ibintu uvuze nibyo, kubera ko Abanyamerika kubivamo ni ibintu bitabagoye cyane. Wo n'ubu ngubu baracyashaka context bazabinyuzamo, baracyashaka context. Kandi buriya reka nkubwire, Abanyamerika ni abantu agenda yabo iyo basanga nta gihombo bagira bashaka kuyihindura anytime. Si nkubeshya, ntiharigeze twabonaga Korea y'Amajyepfo n'iya ruguru zafatanye.
twabonaga azafatanye ku butegetsi bwa Trump no ku butegetsi ya ku bwa Trump nubwo hagerageje kuba mu bintu ariko tujya kubona tubona barabikarumye birarangiye nta nubwo ntekereza yuko iyo Trump akiri ku butegetsi situation imeze gutya sinanatekereza yuko undi muntu wajya ku butegetsi muri Amerika n'ubundi yaguma kumera icyo situation hari ibintu byahinduka abanyamerika ku bintu biri byo hanze bashobora guhindura agenda anytime none se ubu watekerezaga yuko umujinya Bush yajyanye muri Afghanistan za Iraq watekerezaga yuko nyine byagezeho bikarangira se agahita avayo agenda bashobora kuhindura anytime kandi no muri Ukraine bishobora kuba ukajya kubona ukabona Amerika ivuze ko nta nyungu igifite cyane muri kiriya gice kavuga iteho kugira ngo mupe mwumvikane na Putin so tukiri kuri Amerika rero tunasoza tugana ku musozo no nakomeza kugushimira ku kiganiro cyiza uri kuduha ndumva abantu barimo gukurikira ikiganiro bakomeje kuryoherwa ibi byose turi kuvuga bitegereje n'ikizava mu matora muri Amerika ari iyo ntambara ari izo bloke ziri kwibumba turi kuvuga dutegereje ninde uzatorwa cyane cyane hagati ya Biden bigaragara ko ashobora kuzahangana nanone na Trump uri kuyihe side ubona ari indi ukenewe muri iki gihe tugezemo muri abo bombi undi wahoze ari vice president se kutamuvuze inde vice president wa Biden ni Harris ura mugabo wawe wese nahoze ari vice president wa Biden yitwa na wa Trump yitwa Mike Pence biragoye kumenya umuntu uzatsinda muri Amerika ariko ngubu polls bira bintu bakora by'amabarura biba mbere y'amatora n'ibiki bishyira Biden muri esheke atari ukubera intambara ya Ukraine ahubwo kubera ukuntu ubuzima bw'abanyamerika bwahenze ibintu bigahinduka cost of living ikajya hejuru cyane ikindi buri Amerika yahombye mu bintu bijyanye n'ubucuruzi kubera iriya ntambara ibyo rero bishobora gutuma bimuha inflation by'ubukungu n'ibiki ibyo ngibyo byagabanyije cyane amanota Biden yagombaga kubona bo bakora poll buriya bafite ibigo by'aba professionals cyane bikora ama polls bita ngo polls yaba mu mezi 3 yaba mu mezi 6 yaba mu mwaka yaba mu gihembwe hose barabikora gusa n'ubungubu birimo barabikora ariko amatora yegereje bwo biba byinshi cyane polls rero zishyira Biden zigashyira na Trump muri esheke bombi kandi kuko bafite imiziro bombi icyambere Biden ubwabyo kuba shaje iriya myaka ni myinshi cyane no gutorwa manda ya mbere yatowe ari we mu president wabo warabaye hari mukuru mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika imyaka irenga 200 ubu ngubu hiyongereho imyaka 4 asigaye yarize system yo kugenda yibiranura yaze ngo agwa nk'igitoki naragwa ariko koko urumva aravugishwa n'uvuga ngo ajya kuvuga ikintu akavuga my god ntago nyine biri ubwabyo ni babitangiye kubona nk'inenge ikomeye cyane kongeraho rero none ibindi bisanzwe bigaragara muri politike hari abanyamerika benshi badakikira ntambara yo muri Ukraine kubera iki kubera ko iriya ntambara Ukraine irarwanwa n'amafaranga y'abaturage b'abanyamerika ibyo bintu bikubaza cyane abanyamerika kugeza ubwo uwitwa Jack Sullivan ni umujyanama mu by'umutekano muri Amerika yaravuze ati intambara iramutse imaze igihe store zacu z'intwaro zatangira gushira kandi zana bihugu bimwe byatangiye gushirirwa zatangiye gushirirwa ça veut dire quoi ça veut dire yuko ashobora kuba hari ibitekerezo by'abandi bantu bameze nka gutyo badashobora gushyigikira intambara iri muri Ukraine bakaba byatuma izo polls zigabanuka Trump we asanzwe yifitiye ibibazo bye yatejwe n'ukuntu ateye personality ya Trump yagize uruhare runini cyane kugira ngo atsindwe manda ya kabiri y'amatora nta hantu yagiye abantu bashima Trump yuko igihe ari ku butegetsi yabaye nk'ukaruma situation mpuzamahanga ubukungu bw'igihugu busa n'ubuzamuka ariko nawe iyo Amerika buri idafite spotlight kuri ubu mpuzamahanga ni icyaha
we rero yarayigabanyije iragabanuka burundu. baravuga bati no kameme Trump ni umucuruzi we ibintu byose abibara mu mafaranga. abibara mu mafaranga. we buriya yavugaga ngo America first nibyo harya America first yabaga avuga ngo ariko aho umuntu ntwara ndajya niyihe nyungu irimo, harimo agafaranga n'iki. nabonye video arimo yakiriye Zelensky akiri president. Zelensky nyine ameze nk'agapeti gusa arimo kumviriza boss. No Trump ari kujya amubwira they should help you more than we do. Urumva n'abanyaburayi bene wanyu bagomba kugufasha, ntabwo twebwe tugomba dutanga amafaranga menshi, bose bagomba kugufasha ku buryo bungana n'ubwanyu. Undi nawe yicaye gutya ari kujya gutya noneho yaserebuye yumva uri yagiye kuba uwaje we yamusapotinze, navuga ngo avegrement. Ubu rero urumva muri Amerika umuntu uzatsinda ari Pence. Bon, nawe ntabwo na muha amahirwe menshi. Ako kavuyo rero Trump azagaprofitiramo. Ako kavuyo azagaprofitiramo, kandi ako kavuyo rero urumva Russia nayo izagaprofita. Gusa jewe mbaye ubu nonaha uhise ungira umuntu reba umuntu uhitamo perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika, je nahitamo Pence. Cyane. Why? Pence ni umuntu umaze igihe muri politiki y'abanyamerika. Pence ni umuntu wakoranye n'abaperezida bose baheruka mu butegetsi bwa Amerika. Ikindi Pence ni umuntu uri karume cyane n'ukuntu ateye, ni umuntu uri pose. Buriya Pence ni abagerageje gukaruma situation zimwe na zimwe zabaga zenda kubastinga ku butegetsi bwa Trump. Bigaragara ko ashobora kugira akantu yagarura. Buriya uzajya utinya umuntu wanyuze mu nzego nka za Sena z'abanyamerika. Sibyo bya Biden se turi kubona. Nukuvuga ngo aba Pence ikintu mbatinyira muri iyo parcours nini ya politike bagize, ajya kugira mu mwanya ameze nkaho afite abahana azakora revenge. Ari byo turi kubona kuri Biden, ari byo twabonye no kuri ba George ba Bush, urumva. Ariko nka Trump nta muntu afitiye beef. Aritari yo kureba Kim Jong Un bakaganira bakagira gute. Nje numva ko gufata Trump wo mu amahirwe, nje mu amahirwe nanone, ariko wenda nkabirekera amaboko y'abanyamerika nkuko waruvuze, ariko nkanjye ari ngiye utora aho guhitamo ikintu gishya nahitamo Trump, kuko ukurikije n'imbwirwa ruhame ari gukora muri iki gihe ni umuntu uvugisha ukuri ataciye ku ruhande. Trump rero reka nkubwire, Trump nawe imizira afite buriya Amerika yo kuvuga ngo yararongoye ngo uretse n'ibyo Trump ibyo zo ni amasupretext cause byo n'ibyaha bahimba cyangwa biraho ngaho just kugira ngo utangire wangirika isura yawe. Ariko Amerika ni igihugu kiyoborwa par agenda. Dufate nk'urugero, ubu ngubu ibintu by'ubutinganyi bireze cyane. Trump is against, ari contre nabyo. Ebana ntakozwe ibyo bintu ubwabyo ni inengerero ku banyamerika. Urumva? Trump icyo kintu nicyo kandi kirakomeye cyane, kubera ko mu banyamerika abatarabage abashyigikiye abage ni benshi cyane. Trump yakerereje nkana umushinga wa abortion ukuramo inda. Nkana rwose umushinga ugendesha gake nk'utawureba. Iyo ni inenge ku banyamerika. Trump igihe yari ari ku butegetsi isi ntigeze ishakinga kubera intambara, kandi ibyo ngibyo byagabanyije spotlight ukuntu abantu b'isi babona leta zunze ubumwe za Amerika. Rero ngewe nk'umuntu uri ku isi ntabwo nshaka ko bashakinga isi nyine. Ibyo byose ngewe ndi kubibonamo nka karite kuri je. Ni karite, ariko Amerika ni suku iteye. Amerika suku iteye. Umunyamerika ejo ndaramubaje Trump arambwira ati se urifuza ko Ukraine itsinda intambara? Arambwira ngo I want them to stop dying. I want Americans and Russians to stop dying. Muri senga bijyanye no gutsinda intambara. Ngo ibyo bintu by'intambara byore ngo ndashaka ko bose bahagarika. Yaravuze ngo ejo muri mu kiganiro na Wall Street Journal, nyuma yuko atangaje ibyo kwiyamamaza, yaravuze ngo jewe ndamutse nkandagiye hano ku butegetsi within 24 hours iyi ntambara ndayirangiza, ntago yongera. Voilà, uwo niwe nshaka. Uwo muntu abanyamerika ntago ashaka kumwemera. Uwo niwe nshaka jewe kabisa.
So Gentil, ufite izindi gahunda. Yeah. Ndagushimiye cyane kuba ni support muri byose kubera ko ndi gutangira ikintu gishyashya. Yeah. Nkeneye abantu musanzwe muri field kugira ngo ariko kutarampabaga ngo tuganire ku muziki ni ukuganira kuri ibintu biri seriye cyane gusa. Isi iragukeneye muri ibyo bintu ariko n'umuziki tuzawuganiraho kuko wabaye muri showbiz ndabizi cyane. Hari n'ibyinshi uri kubona nk'umuntu none usigaye umeze nka buri muntu ari hanze y'ikibuga abareba neza ahantu biri gupfira. Ahantu amataktike ari gupfira byose ababibona. So ndumva tuzagira time yo kuganira no ku muziki wacu twese dukunda. Nkaba nari ngushimiye kubera support yawe. Ariko nanone nkanagusaba gukomeza kunshyigikira. Ahangaha hangiramo umurongo wa telefone. Muri uyu murongo wa telefone nshobora kuba wenda hari ikintu cyabaye singisobanukirwe neza, wenda nkabona wagikozeho nk'ikiganiro. Nkaba nakenera ko wenda wasobanurira nk'abakunzi wenda ba Waka tutakugoye ngo urinde kuza hano tukaba twaguhamagara. So nagira ngo bitwemerere nk'abakunzi ba Waka utwemerere ko uzajya uhatubera nta kibazo genda hari kabisa. Ndahari rwose. So Gentil, ndagushimiye cyane. Niba hari akantu wenda wadusorezaho kakuri ku mutima. Nashimiye cyane abakunzi ba Waka. Nawe ndagushimira kuba wangira icyizere ukantumira tukaganira. Ngiye nkunda kuganira cyane kabisa kubera ko ibintu umuntu aba yaragiye abona byasoma byiza no kubiganira n'abandi. Hari abantu batabona umwanya w'ibyo kubera imiterere y'akazi, kubera iki. Kuganira agenda bikunda cyane rwose. Nishimiye kongera guhabwa ikaze hano. Asante sana, kandi numva ko ari byiza kuba ukunda kuganira kandi Imana ikaba yaraguhaye amahirwe yo kuba watunga package y'ibyo wabwira abantu kandi bikabagirira akamaro muri life yawe ya buri munsi. Rero kuba uri open mu kuganira ni amahirwe ku bantu. Amahirwe ku bantu. Rero urakoze cyane. Abantu mukomeze mukore comment abakurikiye iki kiganiro. Mutubwire namwe uko mubyumva. Ese muri ku ruhande rwa Pence, muri ku ruhande rwa Trump, muri ku rwa Biden, offensive y'abanya-Ukraine murayibona gute? Amateka yacu nk'abanyafrika twakomeje kuganiraho. Buri wese naduha igitekerezo nkuko nabibabwiye. Nzajya ngaruka hano ndi njyenyine nsoma ibitekerezo byanyu noneho tubiganireho. Na Gentil yatwemereye hari nk'icyo twumva kiducanze tuzajya tumutumira. Rero tumushimire cyane kandi tumuhe n'akanya akomeze izindi gahunda. Mukomeze mukurikire Gentil Gideo kuri channel yiwe. Hariho ibiganiro byiza. Ushaka kumenya update zibera muri Ukraine, ushaka kumenya ibibera mu Bushinwa mu ntambara ya Taiwan, nubwo tutayiganiro tuzagira ikindi gihe. Nibiri kubera muri Afrika, biri kubera mu Buganda, biri kubera heha, hari byabaye mu gihe cyashize. Urye kuri account ya Gentil Gideo uzajya ushira inyota. Ngewe nanjye niho hantu nibera. Bantegereje akajyaho anytime. So peace kuri mwese, mukomeze mugira ibihe byiza. Asante sana, mwakoze kubana nanjye, mwakoze kuganira, kwemera kuganira nanjye. Imana ibamugisha. Jobless. Jobless. Yama.